Yego dutangiranye ikibazo kibabaje kandi gikomeye ngo Imana yarasebye ngo Imana yabonye zero. Amezi 8 arashize, sale yari yuzuye abantu bakomeye b'ibihangange bafite kashi kandi buri wese yari afite icyo kunywa kandi akeye mu maso. Mbese buri wese yari afite akanyamuneza. Ari ku cyumweru tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka turimo wa 2025 muri Beverly Hilton Hotel mu gace kitwa Beverly Hills ko mu mujyi wa Los Angeles mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo bishimiraga ku nshuro ya 82 igihembo cyiswe The 2025 Golden Globe Awards. Iki kikaba ari igihembo gihabwa abasitari batandukanye bahize abandi mu gukina, yaba mu filime, mu gutangaza amakuru neza ku mateleviziyo bakoraho, ndetse no mu gusetsa abantu nka biriya tumenyereye nk'urwenya cyangwa se za komedi. Muri iki gitaramo hari hateraniye abasitari benshi kandi bakomeye cyane ku isi, bakaba bari baje kwishimira cyangwa se guserebura iki gikorwa. Bamwe mu byamamare byari byitabiriye iki gitaramo harimo uwo bita Selena Gomez, mukaba mumuzi nk'umuririmbyi ndetse n'umukinnyi w'amafilime, Angelina Jolie n'abandi basitari batandukanye bari bitabiriye iki gikorwa. Kikaba cyari kiyobowe kandi n'umunyarwenya nawe utoroshye witwa Nikki Gressa, wenda ushobora kuba umuzi, ari nawe waje kuvuga ko Imana yabonye zero kuko ngiye kubikubwira. Mbere yuko dukomeza iki kiganiro cyacu, reka nkunyuremo muri make ubuhanganye bw'uyu mujyi wa Beverly Hills wabereyemo iki gikorwa, biraza gutuma umfasha kumva neza ikintu gikomeye cyabereye muri uyu mujyi cyangwa se muri iki gitaramo cyari cyabaye. Nk'uko nabikubwiye hejuru, Beverly Hills ni kamwe mu duce tugize umujyi wa Los Angeles, kakaba kazwiho by'umwihariko kuba gakungahaye ndetse no guturwamo na benshi mu basitari. Wa mujyi ufatwa nk'igicumbi cy'imyidagaduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Hollywood. Aka gace rero kakaba gatuwemo na benshi mu byamamare uzi by'abaririmbyi, abakinnyi b'amafilime ndetse n'abandi baherwe, dore ko ari imijyi yegeranye. Aka gace nanone kabarizwamo ubucuruzi bwihariye ku buryo kari mu duce twa mbere ku isi dukorerwamo ubucuruzi buhenze, by'umwihariko ahitwa Rodeo Drive, ku buryo uhasanga za brand z'imyenda n'ibindi bikoresho bihenze cyane birimo za Gucci, za Chanel, za Louis Vuitton, za Cartier kuri ya masaha ateye ubwoba, n'izindi brand zanditse amateka ku isi. Ibiti bya palmier nabyo biteye ku mirongo ndetse n'isuku y'agatangaza byose biboneka muri uyu mujyi, birushaho kugira kandi aka gace ak'ingenzi, dore ko bijya binakoreshwa mu nkuru n'amafoto bitandukanye ku mateleviziyo. Ukuvuga ko kubera uburyo uyu mujyi uri ku murongo n'uburyo uri clean, usanga amateleviziyo akomeye n'abandi bantu bashaka amafoto meza baza kuhifashisha. Undi mwihariko uvugwa kuri uyu mujyi ni amacumbi ahenze cyane, mbese aturwa n'abakire bo mu rwego rwo hejuru, gusa yayandi aba yubatse mu makaritsiye afite imiryango yihariye ku buryo atinjirwamo n'ubonetse wese. Kwa kundi mbese usanga yaba isibo cyangwa icyo twakwita umudugudu cyangwa ndetse n'umurenge bifite bikotiye, bifite imiryango minini kandi ifite system ya security ku buryo ubonetse wese atinjiramo, ahubwo ukaba ushobora kuba wifashisha ikarita kwinjiramo cyangwa se ubundi buryo bwashyizweho. Mbese ni karitsiye iba ifite umutekano wo ku rwego rwo hejuru. Ikindi nakubwira nuko aka gace ka Beverly Hills kifitiye urwego rwihariye rwa polisi izwiho kwihuta gutangaje mu bikorwa byawo no kurinda umutekano w'ibyiza by'aka gace ndetse n'abashyitsi bagasura, dore ko ari benshi. Muri make ni umujyi mutoya ariko wabaye ikimenya bose ku isi, kandi ukaba usa n'uwigenga kandi wihagije mu bikorwa remezo byo mu rwego rwo hejuru, birimo nk'amashuri meza, amavuriro n'ibindi. Ibyo byaragaciyemo. Reka twigaruke mu kiganiro cyacu. Aya ni Amarebe y'u Rwanda TV, urubuga rwawe washimiraho Imana ku bitangaje Imana bayadukoreye, ndetse ukanamenyeraho aho isi yacu igeze, cyane cyane ku buzima bw'umukristo bushorewe n'ikoranabuhanga. Genda Papa Tonto nk'uko bisanzwe. Fata icyemezo cyiza, ukore subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, ujye ubona n'ibindi biganiro nk'ibi dukora. Niba kandi ikiganiro kigushimishije, kuko utaduha ka like unagisangiza inshuti wawe nawe amenya aho tuganisha. Nyura muri comment kandi uduhe igitekerezo cyawe, utubaze icyo wifuza kumenya ku mibanire y'ikoranabuhanga rigezweho n'umuntu muri rusange ariko n'umukristo by'umwihariko. Reka twikomeze ikiganiro cyacu. Amatwi gatoya nkubwira icyambabaje cyavuzwe n'abo bantu batuye muri uyu mujyi mwiza gutya, ari nacyo mutima w'iki kiganiro. Uko namaze kubikubwira, uyu munyarwenya yitwa Nikki Gressa wari umusangiza w'amagambo cyangwa se MC muri iki gitaramo,
Mu buryo butunguranye yaje gufata ijambo akora incamake y'ibyabereye muri icyo gitaramo, ibyo abenshi bita recap, maze ashimira abantu bagiye bagira uruhare mu itegurwa n'igenda neza ry'uyu munsi, barimo abahawe ibihembo birumvikana, barimo abaherekeje abafashe ibihembo, barimo abateguye ibirori n'izindi nzego zitandukanye. Aha rero niho Nick Grace yaje gukora icyo nakwita ishyano, ubwo yashyiraga mu byiciro bine ba bantu bose yashimiraga. Kuri iyi nshuro icyiciro cya mbere yashyizeho itsinda ryose ryateguye uyu munsi amanota 11 cyangwa se ryashimwe inshuro 11 mu gitaramo. Mu cyiciro cya kabiri uyu musangiza w'amagambo yashyizemo abamama bari baherekeje abana babo cyangwa se bagiye bafasha abo bana babo mu rugendo rwo kuba abasitari cyangwa ibyamamare, maze aravuga ati aba nabo babonye amanota 3. Yakomeje ijambo rye avuga ko hakurikiyeho Imana yabonye 0, mbese itigeze ishimwa n'umuntu n'umwe, ari naryo jambo ryaje gufatwa n'abatari bake nko kunnyega Imana cyangwa se kuyiningura, nkaho yo nta kintu yakoze, nta n'ikikwiye kuba yashimirwa. Yaje gusoza ibi byiciro ashyira ku mwanya wa 4 umusitari Gomez, aho yavuze ko yabonye inota 1 cyangwa se ko yashimwe inshuro 1 mu birori bari barimo. Wamaze kumva icyambabaje? None se nawe uratunguwe? Muri ibi byose byo kwishimira ibihembo nta birenze, yewe nta n'igishya kirimo, ahubwo ndagira ngo utekereze kabiri ku magambo ya Grace, aho yazanye mu Imana kandi akayizana yisebereza mu rugo ruhame rw'abasitari, avuga ko nta wayishimye kandi ko ntacyo yakoze, bityo ugomba kubona 0. Aho uyu musitari Grace yarahatinze cyane, arahatsindagira ndetse akomeza gusobanura ko Imana umuremyi w'isi, creator of universe, yabonye 0. Aha naribajije, ntese wenda gukomeza kubisobanura no kuhatsindagira ni ukugira ngo yumvikanishe ko atari Imana zindi arimo kuvuga, ahubwo ko ari Imana ya nyamana igomba kubona 0? Yongeyeho ati erega ibi ntibitangaje, ati kuko uyu mujyi wacu n'ubusanzwe nta Mana ugira, ati uyu mujyi ni godless town. Aya magambo yatunguye abari bari muri iyo hoteli ndetse barishima cyane banakoma amashyi, bahise ubona ko bishimiye ibyo Grace avuze, cyangwa se nk'uko asanzwe basetsa mu gihe cye cyo gutera urwenya. Munshuti ibiganiro byacu kandi mukunzi wacu, aha hantu narahatinze cyane kandi nawe ndagusaba kuhamfasha. Aba bantu ni abantu bakuru bafite byinshi byiza bahawe nk'uko twabibonye mu mujyi wabo w'igitangaza, ku buryo nta n'umwe muri bo wari ukwiye kubura icyo yashimira Imana. Icyakora iri jambo ryambereye impamvu nyamukuru yansunikiye gukora iki kiganiro, ngo njyewe nawe twibaze niba ibi bintu byari bikwiriye. Koko se Imana nta ruhare yagize mu itegurwa ry'uyu munsi? Byose koko ikwiriye kubona 0? Nibyo koko umuntu wese afite uburenganzira bwo kumva ibintu uko ashaka no gutanga igitekerezo cye, ariko twari dukwiye kugira umurongo utukura tutarenga. Hari ibyo dukwiriye kwamagana ndetse tukavuga oya rwose nini, a big no. Yego nari mvuze ngo dukwiye kugira ibyo tubwira ngo a big no ku magambo n'ibikorwa bidakwiriye. Duhereye ku byo tubonesha amaso, nibyo koko hari abatanze imbaraga n'amafaranga ndetse n'ubwenge byabo kugira ngo uriya munsi mukuru ugende neza, ariko Imana yarabaretse. Duhereye ku byo tubonesha amaso, nibyo koko hari abatanze imbaraga n'amafaranga ndetse n'ubwenge byabo kugira ngo uriya munsi mukuru ugende neza, ariko Imana yarabaretse ikirori kigenda neza kuba biteguye. Twebwe twemera ko ushobora gutegura ibintu ariko byaburamo ukuboko kw'Imana ntibibe cyangwa ntibigende uko wabyifuzaga. Ariko niba Imana yarabahaye umugisha bikagenda uko bifuzaga, ni gute bakwihandagaza ngo Imana yabonye 0, ngo nta kintu yakoze, ngo nta wayishimye, ndetse ngo ni umujyi utagira Imana n'ibindi nk'ibyo ngibyo? Uribuka ubwiza bw'uyu mujyi wa Beverly Hills twavuze tugitangira? Buriya se bwo ntibwaba bukwiye kuvamo ishimwe bakavuga ati Mana turagushimira, duhaye umujyi mwiza, uduha n'ubushobozi bwo kuwubamo, waduhaye umutekano, none turidagadura tugategura ibirori byacu uko dushatse. Erega n'ubwo bwenge n'izo mpano n'ubuhanzi n'uburirimbyi n'ubunyamakuru n'izindi zose zabagize abasitari ni Imana yabibahaye. None se byo ubwo ntibirimo ishimwe koko? None se ntibyari kuba byiza iyo bashima Imana yabarindiye abamama ndetse ikanabarindira umujyi n'igihugu muri rusange, bakitahira amahoro banezerewe? Ariko nk'aho ibyo bidahagije, byarangiye bongeyeho ayo magambo yo gusebya Imana ngo yabonye 0. None se koko tubireke gutyo birangire nkaho nta cyabaye? Nta kintu se twabikoraho? Niba abasitari baravuze kuriya bari mu bantu tubona bahawe byinshi, babonye ibitari bikeya rwose byo ku isi twese twirwa twirukaho, bahawe amafaranga, bahawe kumenyekana, batujwe mu mujyi mwiza, none natwe twicare gutya gusa?
twirebere videwo, twigire ku mbuga nkoranyambaga, duseke, natwe dukoma amashyi, ubuzima bukomeze nk'aho nta cyabaye. Ibyo bintu byanteye gutekereza byinshi. Hari umuririmbyi umwe mu Rwanda witwa Dominic Nic, ntabwo mperuka kumwumva, ariko aho ari hose ndamusuhuje, wenda azuma n'iki kiganiro. Yararirimbye ngo mu buzima hari byinshi tubona tukabibona nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiriye kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose bikora. Yitwa Uwiteka Nyiringabo, nashimwe. Ibi ni nka bya bindi tuvuga ngo inyuma y'amarido hari Imana iba ikora ibintu twebwe tukabona biba, ukaryama ukaba uzi ko uri businzire, ugasinzira ukaba uzi ko uri bwicure, ukabyuka ukajya ku kazi cyangwa mu bindi wirirwa ushyushyamo umutwe, ugatega bisi cyangwa ugatwara imodoka yawe, ukumva ko uri bugaruke amahoro, maze ukumva ko ari ibisanzwe. Mbese ukumva ari ibintu byoroshye wakora unasinziriye. Oya rwose si ibisanzwe, nta nubwo wabikora usinziriye. Inyuma y'amarido hari Imana ibikora. None se ntawe ujya ubona cyangwa wumvise baryama ntibabyuke? Ntabagenda se ntibagaruke cyangwa ukanabacaho baryamye mu mihanda kubera impanuka? Burya hari Imana iba yakoresheje imbaraga nyinshi. Bibiliya niyo ijya ivuga ngo Imana ijya itanga ingabo nyinshi ku bwacu. Hari ibintu byinshi Imana iba yakoze, bimwe ntitunabimenye ahubwo tukabona umusaruro bivuyemo, iyo twakwita final product cyangwa se final results. Hari ubwenge butangaje bashyizemo, hari imbaraga nyinshi iba yashyizemo, ku buryo utari ukwiriye kubona ibintu biba ngo nawe ujye uvuga uti uyu munsi nagerageje, nazindutse, nakoze cyane, none nungutse, nazamuye umusaruro ku byo nari nsanzwe nkora kuko nashyizemo ubwenge bwinshi n'ibindi. Njya mbibona nko ku mabisi, nubwo bitagikunda kubaho ko wenda imirongo ya bisi yagabanutse cyangwa yanavuyeho, cyangwa wenda namwe mwajyaga mubibona, ukabona umuntu aturutse hirya ku murongo agenda acengera, akabona yinjiye muri bisi anyuze ku bandi bamutanze. Yageramo amaze kwicara ukumva ati haha, ati bose bariya bazi imyaka maze i Kigali, ati se buriya bibwira ko ntazi iby'umujyi, ati twebwe tuba tuzi uko tubigenza. Wenda abo yaciyeho banamuretse cyangwa se wenda banamugaye mu mutima, ibyo twita kumunyuzamo ijisho, baramwihorera, ariko ugasanga yivuga ibigwi, abaza uko abigenza, wamenyereye umujyi n'ibintu nk'ibyo. Kameme hari ibintu dukwiye kujya dutekereza, tukumva ko hari Imana iba yahabaye, kuko hari ababa baturusha ubwenge, umuhate, gupanga neza cyangwa n'ubundi bushobozi, ariko ntibagendekere uko babyifuza. Wowe wumvise iki kiganiro, ndakwinginze tekereza kabiri kuri aya magambo ya Nick Grace. Tekereze kuri bariya bantu bamukomeye amashyi ndetse bagashimishwa n'ibyo ngewe n'izo ubupfapfa yaravuze, maze uzungire inama muri comment umbwire kuko narakajwe n'ubusa. Kuko se birakwiye kuvuga ko Imana nta kikora? Niba uri umusitari ukaba wumvise iki kiganiro cyacu, nawe turagutumiye muri comment, wakwishimira amagambo nk'ariya umusitari mugenzi wawe yavuze? Nawe se Imana wayiha zero? None se usubije amaso inyuma mu buzima bwa buri munsi, ubona koko nta kuboko kw'Imana kurimo? Ubusanzwe nta nubwo dufite ubushobozi cyangwa uburenganzira bwo kuba twaha Imana amanota ngo tuyijaginge. Umugani wa rya jambo mu kibumbano nticyabaza uwakibumbye ngo urakora ibiki. Ariko se niba tunisumbukuje tukiha ubwo bubasha, birakwiye ko tuza ngo duhe Imana zero n'imirimo yose iba yakoze? Niba ugize ishyaka ryo gusiba iyi zero bahaye Imana mu ruhame, ugaha agaciro imirimo y'Imana, ntugacikwe n'iki kiganiro amashimwe atarangiye, uzajya ukurikira kuri channel yawe y'Amarebe Rwanda TV hamwe na Papa Tonto, aho tuzajya dusangira imirimo itangaza Imana iba yadukoreye buri munsi, ndetse tunaprovinge ko imirimo y'Imana ari unlimited, sans fin, mbese kwitarondoreka, kwitabarika. Ufite ubuhamya ku mirimo itangaje Imana yadukoreye? Ufite ishimwe se wifuza kudusangiza? Ntabwo utewe isoni no kuvugira ku mugaragaro iby'amaboko y'Imana ku buzima bwawe? Dusange kuri groupe WhatsApp cyangwa duhamagare kuri nimero iri muri description y'ikiganiro, maze dufatanye kubwira Imana ngo Mana, imirimo wakoze iratangaje kandi imbabazi zawe zihoraho iteka, ntabwo rero ufite zero. Imigisha myinshi, ibiganiro byo nakagaruka, turabakunda cyane. Bye bye.